Izayi nyuma y'Usta niwe usigaje kuyabangira ingata ndabikubwiye kandi ugiye kuyibona umvishe Izayi uyu nguyu bitarenze icyumweru urumva Izayi yatibitse natavaho ndahiye Imana ihora bisubiremo reka mbisubemo abanyarwanda banabyumvire muri ngo nishyira hasi nako reka ndega gushyira hasi umvishe iyi nkoni Imana yahaye Izayi yego igashimangirwa na RGB uranyumva neza Izayi agiye kuyita ayabangira ingata ariko umuntu ayabangira ingata kubera ko yakoze nabi ariko uyu munsi Izayi yakoze neza ifungwa ry'insengero umuhanda barakubise buracyabanga umugabo arari uru rugo rurimo umugabo bararufunga nanjye nkubaza wabagosoye mu nzu barayifunze uracyavanga uracyari umugabo ngo utewe ibintu hano ngo ntago ari byo nese Izayi tumushimira iki nimba ari umugabo akamufungira insengero umva ikintu umugomba gushimira ikintu umugomba gushimira uretse gatoya ndabizi n'uwiwanyu ntabwo babura kumuvuga oya wiza nibyo byo kuvuga ngo none wasanga ari na nyokorumi reka twumvikane oya uretse Izayi nimba bamufungiye insengero zirenze 300 wumvishe uvuga ngo ni umugabo ngo ari mu mwuka w'Imana ngo yakoreye Imana ngo aracyakorera Imana atasiyo sibyo akayaha bya bindi bari barasabye wumvishe kuko Izayi yishimiye ko amaturo abona message zisoma zivuye mu matorero hasi wumvishe yirengagiza ibyo RGB yari yarasabye uyu munsi none ndajya nkubwiye ko iryo kosa inkoni Imana yari yarahaye Izayi yaba yarisize umwana wumvishe ntabwo yayoboye amatorero nkuko byari bikwiye kandi ntabwo yumvishije icyo umuryango wari wasabye ariko ngiye mbona Izayi munamurenganya reka nkubwire oya uravuga ngo turamurenganya ukuntu abadeperi barenganya Izayi umuyobozi yari indeze Izayi yaje muri ADPR ifite ibibazo byinshi urumva ariko by'ingenzi hoye iby'ingenzi yahereyeho n'ibyari bijyanye n'abantu baryaga amafaranga bakarya umutungo w'itorero n'akavuyo k'abapasiteri uzi ko yagiye abagabanya none wabuze amafaranga ahembwa Izayi se none se yahembwa yose Izayi ntago arenza miliyoni 3 ni wowe uzi muhasa Izayi nyuma y'Usta niwe usigaje kuyabangira ingata ndabikubwiye kandi ugiye kuyibona umvishe Izayi uyu nguyu bitarenze icyumweru urumva Izayi yatibitse natavaho ndahiye Imana ihora bisubiremo reka mbisubemo abanyarwanda banabyumvire muri ngo nishyira hasi nako reka ndega gushyira hasi umvishe iyi nkoni Imana yahaye Izayi yego igashimangirwa na RGB uranyumva neza Izayi agiye kuyita ayabangira ingata ariko umuntu ayabangira ingata kubera ko yakoze nabi ariko uyu munsi Izayi yakoze neza ifungwa ry'insengero cya kabiri cya hegitari mwumvishe nimba usengero ugomba kuba kuri kimwe cya kabiri cya hegitari ndajya nkubwiye ko insengero z'abahamya hari n'izidafite kimwe cya gatatu mwumvishe cy'izo hegitari zo ntizafunzwe zo ntabwo zafunzwe sibyo niyo nkubwiye ngo hajemo akantu kameze nka munyumvishiriza oya nuko abahamyaga bafite ngeya ntabwo ari akavuyo oya wivuga ngo akavuyo sibyo wivuga ngo akavuyo sibyo bo bari no mu nsengero zingana n'inzu z'abantu babamo sibyo yibaza ko ngo hari ubuso ngo urusengero ugomba kuba rufite nabyo bari kubireberaho sibyo niyo mirinda nk'uwa n'ibyo sound proof nubwo bango ntabwo baririmba ngo baririmbye abahamya bayeva bagira igitabo cy'indirimbo bararirimba sibyo wenda ashaka kwatabye n'igisirimba wumvishe ariko nabo n'abakristo barasenga wenda ashaka kwadatera haleluya sibyo ariko n'abanyarwanda kandi muza amatorero sibyo agarenza miliyoni 3 n'abakristo urakoze ntabwo azirenza ayo mafaranga rero ahubwo Izayi yakoze akazi kenshi akuye no kongererwa umushahara reka nkubwize ukuri Izayi nyuma y'Usta niwe usigaje kuyabangira ingata ndabikubwiye kandi ugiye kuyibona umvishe Izayi uyu nguyu bitarenze icyumweru urumva Izayi yatibitse natavaho ndahiye Imana ihora bisubiremo reka mbisubemo abanyarwanda banabyumvire muri ngo nishyira hasi nako reka ndega gushyira hasi umvishe iyi nkoni Imana yahaye Izayi yego igashimangirwa na RGB uranyumva neza Izayi agiye kuyita ayabangira ingata ariko umuntu ayabangira ingata kubera ko yakoze nabi ariko uyu munsi Izayi yakoze neza ifungwa ry'insengero ntabwo rikwiye kubazwa abayoboraga sibyo kuko reka nguhe urugero amaturo yose yabasubizaga 7%. uranyumva neza asubiza abande abayobozi b'amatorero yego bamuverisaga amaturo akabasubiza 7%. 7% zishyura ibishingwe yishyure amafaranga ya FPR y'umuryango yishyure security urinda urusengero 7% azishyura umutekano bitewe nuko nawe urusengero rwubatse
nayo urusengero rwishyuraho ahantu wanyumvishe neza aya 7% basubiza nimba waverishije miliyoni tuvuge wenda 5 ku kwezi 7% nangahe ubwo magana ubwo urafata ibihumbi 700 ukube 5 nyine no kuvuga ngubwo no gufata miliyoni 5 ukazikuba 7 ukagabanya 100 numvishe ubwo bizi imibare wo bahita bashyira muri comment wumva amafaranga yahaga imibare yacu nibaho oya nibyo nkubwira sibyo nyine wowe ibyo uvuze nibyo ariko ngiye byo narimuze ntako byari sibyo ubwo nawe iza inyuma y'usta ari niwe usigaje kuyabangira ingata ndabikubwiye kandi ugiye kuyibona mwumvishe iza uyu nguyu bitarenze icyumweru urumvize yatibitse natavaho ndahiye Imana ihora bisubiremo reka mbisubemo abanyarwanda banabyumvire muri no nkoni yishyira hasi nakoreka ndega gushyira hasi mwumvishe iyi nkoni Imana yahayize yego igashimangirwa na RGB uranyumva neza izagiye kuyita ayabangira ingata ariko umuntu ayabangira ingata kubera ko yakoze nabi ariko uyu munsi Izayi yakoze neza ifungwa ry'insengero Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese ni mugubwe neza twishimiye kongera kubana namwe nkuko bibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa subwa mbere tumwakiriye tumwakiriye nk'inshuro ya gatatu kandi tuzakomeza n'ubundi tubane nawe uraho neza mukozi w'Imana komere cyane turabashuje mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amina haleluya nta wundi bakunze kumwita Bishop Ntama Arias nde Gasana Emmanuel reka musabe kugira ngo mbere ko dutangira ikiganiro cyacu senge Imana turagushimye kuri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye ivuga bikabategeka bigakomera mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubushobozi uba mu ruhande rwacu iteka ryose buri munsi ko tubyutse ukatwereka imirimo yawe n'ibitangaza byawe n'uyu munsi ndagira ngo ukuboko kwawe kwiza ukurambure ku banyarwanda hari abari mu gihugu nanze yacyo ndetse buri wese ahari yumva ururimi rw'ikinyarwanda umugire neza mu iki kiganiro amahoro yawe abane nawe nk'uko agiye kwa natwe amavuta yawe amanuke none iteka ryose Yesu mwiza amen urakoze cyane amavuta y'Imana agire gute abane natwe twese hanyuma mukozi w'Imana karame amakuru y'imisi amakuru turakomeye turashima Imana yagiye ikora imirimo n'ibitangaza mu buryo butandukanye kandi ku ruhande rwacu ndumva tunyuzwe n'ibyo tubona cyane cyane dore ko byose biva mu kuboko k'Uwiteka uyu munsi wa none ngufitiye inkuru y'akababaro ubwo duherukana gukorana ikiganiro wavuze ko umwuka wera abapasiteri bawutakaje ariko ugatoragurwa n'umuyobozi wa RGB ndagira ngo nkubwire ko bamaze kumukura ku mirimo ye yo kuyobora RGB Yusta kumukura ntabwo ari we wenyine turi mu rwego rwa guverinoma nshyashya sibyo urumva uvuze Yusta wavuze nk'aho ari we wenyine wakuwe mu mirimo cyangwa se wahinduriye inshingano kuko umukuru w'igihugu n'igihugu neza ngo ntago baba bari kure y'umuryango n'ubundi abakiri mu muryango kandi akurikirana ibintu by'umuryango amanywa nijoro no kuvuga ntago ari kure y'umuryango aracyahari sibyo Yusta mushuti wanjye ndetse n'umushuti w'abanyarwanda yego turakumva Yusta mushuti wanjye yego ndetse akaba n'imfura y'abanyarwanda yego ni ukuvuga ngo inkoni Imana yamuhaye kuyobora RGB cyangwa se mu matorero ngakubite ntabwo iyi nkoni yari y'umurimbo sibyo inzozi z'Uwiteka yazinyujije muri Yusta arazisohora igihe cyo guca bugufi kw'abanyetorero ndetse n'ababeshyiraga Imana yarabisohoje ikosa ryabayeho ritoya kuri we kandi ntabwo naryita ikosa ndagira nkwibutse umuhanuzi Eliya sibyo ku musozi Karumeli yigize amara gukora iby'Imana yari imubwiye arenzo kwica abahanuzi ba Bayali ntabwo bibonye 400 barapfa nkuko bibiri ivuga bituma Elizabeth amwirukankana sibyo urumva ni ibintu bisanzwe noneho wijya bw'Imana ngo nagize ishyaka ryinshi wumvishe
kugira ishyaka ry'umurimo w'Imana ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni uko wagira ishyaka ryinshi. Yusta nawe washobora kuba yaragize ishyaka ryinshi, wumvishe agakora ibiruta cyane. Kandi wowe waravugaga ko umwuka wera ari uri kumukoresha. N'uyu munsi ubyise ishyaka gute? Reka nkubwire sibyo. None se uhakanye ko yari ari mu mwuka w'Imana urimo muramukoresha? Ntabwo mbihakanye. Urakoze cyane. Ariko nawe yagize abwira Uwiteka ngo yagize ishyaka ryinshi. Kugira ishyaka si bibi nibyo mbwiye abanyarwanda, sibyo? Ari byo Yusta yari afite kandi yakoze ishyaka ry'umuryango. N'uyu munsi wa none umushubije ubushobozi yakongera akabikora. Kuko yabikoze yabitumwe. Urugero umukuru w'igihugu yarivugiye ngo ndabizi. Mwumvishe? Ibyo RGB yakoze ndabizi. Nivuga ngo ndabizi. No kuvuga umuntu uri Nyamagabe yarabizi. Kagame uri hano i Kigali aho byatangiriye ntabyazi. Mwumvishe? Nukuvuga ngo yaza kuba batamushyigikiye baba bamuvuze ngo ibyo bintu wakoze ntago ari byo. Niyo mpamvu iteka ryose inkoni y'intsinzi, inkoni yo kunesha, sibyo? Umuryango ufite uzayihereza wese ntari ubabarira amatorero, kuko Uwiteka yarayatanze, sibyo? Hasi ubwo twavuga ko ari Uwiteka wayatanze cyangwa ba nyirayo ndetse n'abayasengeramo ntabwo bashoboye gukiranuka nk'uko bikwiriye, kuko ni Imana yigutanze. Iyo dusomye inkuru z'umugabo witwa Yobu tubona uburyo Imana yamutanze mu maboko ya Satani, ariko isigarana ubugingo bwe. Uyu munsi wa none rero ntabwo twavuga ko Imana yayatanze utari kutugaragariza ko ayo madini yakiranukaga, kuko aba yarakiranukaga Imana yaba yarayatanze kugira ngo ageragezwe. Reka nkwereke sibyo? Imana yajyaga ikunda kubwira Abisirayeli ngo izabatanga mu maboko y'ababisha babo niba dakora ibyo ishaka, sibyo? Kubatanga mu maboko y'ababisha babo ntabwo ari uko ngo Imana yari yaretse Abisirayeli, sibyo? Sinshatse kuvuga ko Imana yaretse amadini, sibyo? Kandi sinshatse kuvuga yuko RGB ari abanzi b'amadini, sibyo? Cyangwa se abanzi b'Imana cyangwa se b'abakristo, sibyo? Ahubwo bo batangiye bakora iby'Imana ishimwe, batatira iby'Imana yashakaga, sibyo? Imana mu kubatanga rero mu kugira ngo bumvishe, sibyo? Aribyo RGB yakoze. Buriya RGB yihanganiye, buriya hari akantu yashyizemo gasa nkaho ari ka munyumvishirize. Mwumvishe? Munyumvishirize ujye yumva mu Banyarwanda. Njya yumva. Kuri bene data w'amadini, sibyo? Urugero nakubwira nimuvuga munyumvishirize ndayizana muri kontete ebyiri, sibyo? Urabona urugero rwa mbere RGB ifunga amadini, sibyo? Hari ibintu yagiye igaragaza amadini atari afite, ariko hari n'andi yasize nyamara byagaragaye ko aya madini atari abifite, sibyo? Urumva? Mu by'ukuri ntabwo wambwira ngo ufunze insengero za ADEPR zose, wamara gufunga insengero za ADEPR zose ugahita usiga insengero z'abahamya ba Yehova. Ibi ni ibintu byumvikana cyane, sibyo? Mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo twabonye zimwe mu nsengero zari zifite isuku nyinshi, ari na nini cyane, zubatse ku buso. RGB yavugaga ngo urusengero rugomba kuba ruri kuri 1/2 cya hegitari. Mwumvishe? Nimba urusengero rugomba kuba kuri 1/2 cya hegitari, ndajya nkubwiye ko insengero z'abahamya hari n'izidafite 1/3. Mwumvishe? Kizo hegitari zo ntizafunzwe, zo ntabwo zafunzwe, sibyo? Niyo nkubwiye ngo haje mu akantu kameze nka munyumvishirize. Oya nuko abahamyaga bafite ngeya ntabwo ari akavuyo. Oya wivuga ngo akavuyo, sibyo? Wivuga ngo akavuyo, sibyo? Bo bari no mu nsengero zingana n'inzu z'abantu babamo, sibyo? Yibaza ko ngo hari ubuso ngo urusengero rugomba kuba rufite, nabyo bari kubireberaho, sibyo? Niyo mirinda nk'uwa n'ibyo sound proof nubwo bango ntabwo baririmba, ngo abaririmbye abamya bayeva bagira igitabo cy'indirimbo bararirimba, sibyo? Wenda ashaka kwatabye n'igisirimba, wumvishe? Ariko nabo n'abakristo barasenga. Wenda ashaka kwadatera haleluya, sibyo? Ariko n'abanyarwanda kandi muza amatorero, sibyo? N'imisigiti nta wakozeho, sibyo? Nibigaragaza yuko za nsengero z'abantu bajyaga bavuga ngo Imana iravuze cyane cyane abo ngabo, wumvishe? Ni ukuboko kwaje kurambuye, ni inkoni yaje yerekera neza, izikubita mu cyico urubavu rugwamo. Bamwe babonye bose mo barahumekera mu kwaha, ushatse kuvuga ngo ati cunga amagambo yawe utatuma badusubiza muri guma mu rugo yo mu nsengero. Mwumvishe? Ntabwo rero uyu munsi wa none wambwira ngo nimba izo nsengero zarahagaze zigashyirwaho ibipapuro, sibyo? Bivuga ngo ahantu ntihemerewe kwinjirwa, mwumvishe? Kugeza ibisabwa by'ujuru, sibyo? Tubyihorere. RGB iri mu mavuta y'Imana, hazo undi mugore, hazo umugabo,
niyo haza ufite ubumuga azasoza gushaka kw'Imana, ntabwo zizakingurwa Uwiteka adakanze igisebe ngo nyirambwa zivemo nako ikibyiba. Umvishe nibihangane bakandi. Umvishe ariko iyo ukomeza kuvuga gutya nk'umuntu ukunda gusesengura ibijyanye no mu nsengero, ngewe hari icyo nibaza, ese iyo witegereje usanga insengero zose zari zihagaze nabi n'abashumba bazo bose bari bahagaze nabi? Ntabwo ariko mbibona. Umvishe ngiye ikibazo nyibona kuri Izayi. Ikibazo ngiye nyibona kuri Izayi. Izayi ubu nuza uyu nyakubahwa umuyobozi wa ADEPR cyane rwose niwe kibazo. Reka nguhe urugero. ADEPR Kinyinya muyizi ni rumwe mu rusengero rw'ubukombe muri uyu mujyi wa Kigali. Umvishe nimwe mu paruwase makuru ashaje ku rwego utashyikira, sibyo? Ibaze nk'abantu bari za Bumbogo, ahantu bari hirya iriya zirancizo za Kinyinya, umvishe na za Kami na za Heye, sibyo? Ibaze ko bashobora kuba mu baravariye bakajya gusengera nk'Iremera, sibyo? Ayo ntabwo munyabara nk'amakosa ya RGB, nyabaza nk'amakosa ya Izayi, kuko imyaka 5 bari babahaye. Izayi yari gutoranya zimwe mu nsengero cyane cyane akibanda ku maparuwasi, umvishe akayaha bya bindi bari barasabye, umvishe kuko Izayi yishimiye ko amaturo abona message zisoma zivuye mu matorero hasi, umvishe yirengagiza ibyo RGB yari yarasabye. Uyu munsi none ndajya ngubwiye ko iryo kosa inkoni Imana yari yarahaye Izayi yaba yarisize umwana, umvishe ntabwo yayoboye amatorero nk'uko byari bikwiye, kandi ntabwo yumvishije icyo umuryango wari wasabye. Ariko ngiye mbona Izayi munamurenganya. Reka nkubwire. Oya uravuga ngo turamurenganya. Ukuntu ADEPR barenganya Izayi. Umuyobozi yari indeze. Izayi yaje muri ADEPR ifite ibibazo byinshi. Urumva? Ariko yari kubyingenzi. Hoye iby'ingenzi yahereyeho n'ibyari bijyanye n'abantu baryaga amafaranga bakarya umutungo w'itorero. N'akavuyo k'abapasiteri. Uzi ko yagiye abagabanya. None wabuze amafaranga hembwa. Izayi se? None se yahembwa yose Izayi ntago arenza miliyoni 3. 3? Ni uzi muhasa? Ntago arenza miliyoni 3 n'abakristo. Urakoze. Ntabwo azirenza. Ayo mafaranga rero ahubwo Izayi yakoze akazi kenshi akuye no kongererwa umushahara. Reka nkubwize ukuri. Izayi nyuma y'Usta niwe usigaje kuyabangira ingata. Ndabikubwiye kandi ugiye kuyibona. Umvishe Izayi uyu nguyu bitarenze icyumweru urumva Izayi yatibitse natavaho. Ndahiye Imana ihoraho. Bisubiremo. Reka mbisubemo abanyarwanda banabyumvire muri no nkoni yishyira hasi. Nako reka ndega gushyira hasi. Umvishe iyi nkoni Imana yahaye Izayi, yego, igashimangirwa na RGB. Uranyumva neza? Izayi agiye kuyita ayabangira ingata. Ariko umuntu ayabangira ingata kubera ko yakoze nabi, ariko uyu munsi Izayi yakoze neza. Ifungwa ry'insengero ntabwo rikwiye kubazwa abayoboraga, sibyo? Kuko reka nguhe urugero. Amaturo yose yabasubizaga 7%. Uranyumva neza? Asubiza abande? Abayobozi b'amatorero. Yego. Bamuverisaga amaturo akabasubiza 7%. 7% zishyura ibishingwe, yishyure amafaranga ya FPR y'umuryango, yishyure security urinda urusengero, 7% azishyura umutekano bitewe nuko nawe urusengero rwubatse nayo urusengero rwishyuraho ahantu. Wanyumvishe neza? Aya 7% basubiza. Nimba waverishije miliyoni tuvuge wende 5 ku kwezi, 7% nangahe? Ubwo magana, ubwo urafata ibihumbi 700 ukube 5. Nyine nukuvuga ngubwo no gufata miliyoni 5 ukazikuba 7 ukagabanya 100. Numvishe? Ubwo bizi imibare wo bahita bashyira muri comment. Wumva amafaranga yahaga imibare yacu nibaho. Oya nibyo nkubwira, sibyo? Nyine wowe ibyo uvuze nibyo, ariko ngiye byo narimuze ntako byari. Sibyo. Ubwo nawe gute? Ntasubira inyuma. Ndajye kureba ngo muri 7% ndasubira rusengero. Yego. Rwa kizabona. Numvishe? 7% sound proof irimo. Ariko se aya 7% ubushize waravuze ngo uzatunga itorosha amafaranga ya ADEPR abitse. Aya 7% ahabwa ni igiciro cya buri paruwasi cyangwa baguha amafaranga bakurikije yo winjije? 7% nayibyo winjije. Nukuvuga ngo nakubwiye nimba mu kwezi winjije miliyoni 7. Yego. Itorero rya Kinyinya ryasohoye miliyoni 7 zikariverisa
kuri ya konte yabo ya nyuma reka mvuge ya nyuma nyine kuko amatazi averezwa kuri konte ya nyuma umvishe yego icyo gihe muri zirindwi barakuramo 7%, bayasubiza itorero rya Kenya. Urumva ndakumva aya 7% niyo azategera abakozi b'Imana, unyumve neza sibyo. Noneho itorero ryatariga rigaruka rigashyira amatora ya nyine yumvaga ngo haje mu mutima ukunze umvishe kugira ngo barebe nimba hakasabuka bakarya za nkoko sibyo. yego icyo gihe byarumvikanaga sibyo. Ariko noneho nturengerizaye nta ngingo nimwe afite yo kumurengera muri iyo operasiyo. ngaho mbwira ingingo zo kumweguza nk'uko bivuze. Ingingo ya mbere yego mwumvishe nuko yarebeye insengero ziri kurohama. Iyo niyo ngingo ya mbere igomba kumweguza, ariwe wari uzishinzwe. Ese ubwo tukiri ku iyo ngingo ya mbere uzi neza ko insengero zari zamaze kuba akajagari, zari nyinshi. Tekereza ko mufite urusengero hano Batsinda mu isantere, mukongera mukagira urusengero mu isantere ya Giheka, nta na metero 1000 zirimo. Nyine mva nkubwiza ntabwo Isayi yarangaye rero. Oya yarangaye gute se? Kandi ahubwo icyiza agomba kugira intuzi insengero ngeya kuko n'abapasiteri afite bize ni bake. Ahubwo bibaye byiza kuko politiki iriho niyo kugira insengero zifite abapasiteri bize bafite kaminuza, urumva, kandi bafite na teolojiya. Ahubwo biramworoheye, ngewe navuga ko ari cyo gihe Isayi yagiye kuyobora ADPR neza kuko ibyo yaje aharanira bigezweho, zibaye nkeya, afite abakozi bake, agiye kuzibagabanya babona uburyo bayiyobora neza. None se mu gihe atari uburangare bwe ko cyari inde yarajibingize kubyikorera, iyaba yarabyikoreye none se ikindi cyongeyeho umuvana yaza kubyikora ntabwo ubona yari kubakira amahane mufite. Oya ntago ari amahane, uretse gato yasibyo ubukangurambaga bwakozwe wumvishe nk'uko umukuru w'igihugu abitangaje sibyo bwo kurya amafaranga y'abakristo bwari bwinshi kurusha icyo kintu. Uranyumva neza nacyo ari kukigisha kikumvikana. RGB bwa mbere niyo yaje ihindura imidugudu, hari imidugudu umurundo bikiri imidugudu. Isayi yaraza kuraha ku kavuyo, ntago ari Isayi, uretse gato ntago ari Isayi, ni covid utaza kubeshyira Isayi umvishe. None se covid yigeze ifunga insengero? Covid gufunga insengero gusa umvishe. Uyu mudugudu wari uri hano hepfo iwanyu hano mu Kiyovu hano wafunzwe na covid? Uriya mudugudu sibyo muri kwa kundi gufunga insengero sibyo, iriya midugudu yose yagendaga idigadiga urumva. Nyuma ya covid ndakumva irangiye sibyo, ADPR yasaga nk'iyisuganye umvishe kubera yuko ibintu byahise bisabwa ngaho zakandagira ukarabe ibiki byose ibikoresho byarabuze kubera ubukene. Ariko se byabuze gute? Uretse gato Isayi. Oya nyine reka twumvikane. Isayi yava muri biro sibyo akaza ku mudugudu, umudugudu uriho abantu barenga 200, akaba ari ugura kandagira ukarabe. Ahubwo mbwira ikintu cyatumye ADPR twari tuzi nk'abantu bayoboye n'umwuka we badohoka kugera ku rwego rwo kugira ngo mu rusengero habure kandagira ukarabe, habure amazi, habure papier hygienique, habure amakaro, habure sound proof, habure mw'ibikoresho leta ikeneye. Reka nguruge yego, nimba umukuru w'igihugu agiye i Musanze sibyo yagerayo akubakira abaturage b'i Musanze umuhanda sibyo, akareba bicaye ati ahantu mbemereye uruganda sibyo. Isayi akaza hemberwa miliyoni zirenga 5 sibyo. Nyumva neza ni gute none icyo ngiye akaba ari n'umuvuga butumwa sibyo. Reka nkubwire iyo aza kuba ari mu muhamagaro urugero urambwira yuko nkazigisha n'ibishe hari imidugudu ya ADPR atagezemo mu cyo gihugu cy'u Rwanda yageze ni myinshi yagezemo. Urakoze cyane. Isayi sibyo gufata amezi 6 agasura insengero ze mu myaka 5 bari bamuhaye umvishe yagera agasiga yitegeko nk'umuyobozi sibyo. Byabana ngombwa ko ati mbahaye amezi 3 mutaverisa amaturo akazabahemba iki itonde yashaka nabakuzaho nonda bihembaga yari menshi umvishe. Urumva ko nabo si cyashya rero. Oya bo ni ibisamba ahubwo baranafunga sinabikubwiye bo barafunga abandi bajya gucuruza utubari abapasiteri bamwe bagiye gufungwa bazira imitungo y'abakristo bari abandi bagiye gucuruza utubari biruka. Urarengereye. Sabe imbabazi.
iryo jambo turisabira imbabazi. Ndeka mubwizo urasaba imbabazi. Ntabwo nge ndi Imana yavuze ko izabangaza mahoro. Ariko Imana yivuze kubangaza no kubashyira mu ishure bakajya mu butayu bakazongera bakagaruka bakayikora. Uravuze ngo abapasteri ba ADEPR bazagenda bajya gucuruza utubari. Ishuri uvuga urafata umusaza w'imyaka 75 umwambi ikabutura ajya kwiga chess kabuga. Yes. Nibyo ushaka kuko yanze kumvira Imana. Sogokuru wawe yambara ikabutura ajya kwiga. Nibyo ushaka. Yego. Ajya kwiga. ADEPR yoborwe n'abantu bize. Umva. Ahubwo arashyiramo training. Ariko ashyiramo kumwana ashyiramo training ajya kurwana. Ajya byuka kata korosi. Korosi. Ugiye kubibona nta ibyo ngibyo muvuga ndaka nkubwire sibyo. Uwiteka yavuze ikintu aragisohoza. Mwumvishe? Iyo aza kuba yarabafitiye impuhwe. Yari gukoresha aracyo bimwe kwikoresha. Mwumvishe? Akabongeza indi myaka 10. Sibyo? Ariko mu gihe Uwiteka yihagurukiye nibahame hamwe bakimwera. Mwumvishe? Abimitima yoroshye barajya gushinga utubari. Urumva? Nta mwanya wundi uhari wo kwihana. Nta nundi mwanya uhari wo kwisubiraho. Imyaka yarabafashe. Wumvishe? Imitungo bakuyemo irahagije. Abatazayiryoza bazayikoresha bafate alimentation bashyiremo za rikeri. Wumvishe? Bajye bicaramo bagira amasaziro yabo. Ibi bintu birakomeye. Ariko ntabwo bikomereka ngo bwize ukuri. Ejo bundi uraza kuyibona. Sibyo? Uraza kujya ujya kunywa amata. Wumvishe? Usanga akabari ko kwa kapasiteri Jimmy. Wumvishe? Akabari kanditseho Pasiteri Jimmy. Yego. Uraza kutubona muri uyu mujyi wa Kigali. Hano muri uyu mujyi wa Kigali. Uyu mujyi wa Kigali ntabwo bizashoboka. Nibindi wari uzi ko bitazashoboka. Ntabwo bizashoboka. Nibyo ngibyo byo kuvuga ngo Yezayi wazegura ntibishoboka. No kuvaho si vuba sinonaha. Turi mu kwezi kwa 8. Ntabwo ibyo bintu uzabibona. Turi mu kwezi kwa 8. Uzabinsubire mu kwa 9. We mu kwezi kwa 9 uzabinsubiriza. Nge nzaguhamagara aha ngaha. Uzabinsubize Izayi ayoboye ADEPR mu kwezi kwa 9. Aha ngaha. Ndayizeye Izayi. Mwumvishe? Nibigere mu kwa 9 kiyoboye ADEPR. Mwumvishe? Uzamenye ko atari Imana. Ariko ubundi Izayi uramuzi? Nkamumenye se ntava amaraso. Reka rero ngewe mukubwire muvuge mwarahuye. Ngewe tuvuka ku musozi umwe. Urabyumva? Umusozi umwe wanuze. Ndawuzi. Reka mukubwire. Uriya n'umwana wo mu batambyi. Uriya n'umwana wari ufite isezerano. Urabyumva? Byo kuzarigitisha ADEPR se. Hoya, byo kuzayiyobora akayishyira ku murongo. None niwo murongo mwakuye wanyu. Yes. Kuko nubundi busanzwe. Mudukoreye byo gufata insengero. ADEPR ntizigera ibona umuyobozi. Urumva? Uzayiyobora neza. Barenze ku musozi Izayi yavukaho. Nuwamubanjirije kera bwa mbere wayihagarara. Wabyumvise? Niyo mpamvu rero Izayi. Uwamubanjirije yarinde? Yarinde. Ngewe simbara abari hagati ya Izayi na Nsanzurwimo. Ndabara Nsanzurwimo. Nsanzurwimo yashyize mu gikapara y'ijana. Uretse gatoya. Nsanzurwimo yashyize mu gikapara y'ijana. ADEPR. Wumvishe? Samuel ibyo yakoze warabibonye. Wumvishe? Nakuka gake kari gasigayemo. Wumvishe? Agakubita ivari sakurira indege. Wumvishe? Ndagira ngo nkubwire ngo Izayi niwe wenyine niwe muyobozi wa ADEPR. Waje hakana umwuka w'Imana kuvuga. Ntabwo Yezayi yageze hakana umwuka w'Imana. Ahubwo yanze akavuyo ka kiri muri ADEPR. Uretse gatoya ingoma ye. Nakavuyo yanze. Ingoma ye niyo yagaragaye buri mu barakanda baharuza imbavu. Reka nkubwize ukuri. Sibyo? Uwe ubwe n'abashumba yarayoboye. Iyaza gufatisha mukavuga ati mureke umwuka akora. Yaraje arwanya umuhamagara. Ariko reka nkuba. Uretse gatoya nimba ari no wiwanyu. Ubwire yuko nge nabivuze. Nge ndi kuvuga nk'umunyamakuru. Nashaka bavuga. Nta naho muzi. Nashaka bavuga mu nzu ya so. Nta naho muzi. Ubimubwire yuko nge nabivuze. Sibyo? Niwe muntu wenyine. Wayoboye ADEPR. Wumvishe? Yirukana umuhamagara mu rusengero. Ntabwo yawirukanye. Narabivuze n'ubwo nabisubira. Ariko se yawirukanye ute? Bwira abantu. Reka twumvikane. Tuganire. Sinzi. Mu rusengero bararirimba. Mu rusengero bavuga ubutumwa. Mu cyumba cy'amasengesho barahimbaza bakanahano. Ahubwo icyo banze ni ka kavuyo ko guhaguruka abantu bakadobya amadini, urumva bakadobya amateraniro bitwaje ngo Imana yavuze. None se ntujye wabona bivuguruza? Reka nkubwire. Ahubwo Yezayi afite umwuka. Reka nkubwire, sibyo? Abanyarwanda igihe kirageze ngo bashimire n'ibishaka Theogene. Kuko ubuhanuzi yagiye hanura burasohoye. Mwumvishe? Ngenda Imana ihoraho.
wumvishe iryo jambo risubiremo nibishaka Theogene batutse bakirukankana yego igihe kirageze abanyarwanda ngo bahaguruke bamuhe amaturo wumvishe baha amaturo nibishaka Theogene ubuhanuzi hanuye kuri Izayi ubuhanuzi hanuye kuri Binyonyo wumvishe ubuhanuzi hanuye kuri ayabateranye ubuhanuzi hanuye kuri ADPR bwose burasohoza wumvishe nibishaka Theogene nubona bibutswe wumvishe yego nkuko yabihanuye nubona bibutswe kuri uyu musozi wa Kigali kuri uyu musozi wo mu Rwanda kuri ubutaka bwa Gihanga ngo mijana wumvishe aba bayobozi ukabona bazibuka kubw'imirimo yabo sibyo ntibamwise umusozi ngarwaye mu mutwe n'ibiki bagatera bagakora mu itora bakajugunya hanze ndahiye Imana ihoraho wumvishe baraza gusasa ibitenge atambuka ariko abantu baraza kuza kudufasha yenda baze kutubwira muri komenti iyo uvuze ngo Theogene ashimirwe sibyo ese arashimirwa kubera ko yavuze ko amadini bazayafunga akaba bayafunze kubera ko yabateranya paruwasi ni umudugudu aho yari ayoboye hafunze itorero baramushimira mu buhe buryo none se ko yavuze ko izazagenda yaragiye none se arahari oya arahari yarahari ubonye umugabo mukubitiye mu nzi we bamugejeje ku mbuga barakubise bamugejeje mu muhanda barakubise buracyabanga umugabo arahari uru rugo rurimo umugabo bararufunga nanjye nkubaza wo bagosoye mu nzu barayifunze uracyavuga ngo uracyari umugabo ngo Theo ibintu hane ngo ntago ari byo nese zahita umushimira iki nimba ari umugabo akamufungira insengero umva ikintu umugomba gushimira buretse ikintu umugomba gushimira buretse gatoya ndabizi n'uwiwanyu ntabwo babura kumuvuga oya wisa nibyo byo kuvuga ngo none wasanga ari na nyokorumi reka twumvikane oya buretse Izayi nimba bamufungiye insengero zirenze 300 wumvishe uvuga ngo ni umugabo ngo ari mu mwuka w'Imana ngo yakoreye Imana ngo aracyakorera Imana atasiyo sibyo hari aho tufungiye na dusha ari dusha ariko bagupatanye babikora none baramupatanye umugabo patangwa rero nta mugabo baramupatanye baramurwanya inde se bamurwanya kandi ntabwo muzamushobora ndahiye Imana ihoraho sibyo uriya mu kigango nini bishaka Theogene sibyo ahubwo Izayi nimba zubwe nafate nimba muhamagara mbwe ati Petit amushyira muri biro ngwino nkuremere amuho ubushumba se ngwino nkuremere mvuze ko muremera iki oya uyu munsi ni utanzeho urugero ko ari uhagaze neza urashaka ko nibishaka bamuha paruwase urashaka ko nibishaka bamuha muri biro bamuha mu mwanya baramugororera iki ngewe reka mubwire sibyo impamvu nibishaka kuye kugororera sibyo niwe muntu wafashe Izayi mwumvishe amushyira ku munzani wabibonye niwe azanye umunzani w'Imana kuri Izayi aramupima arangije asanga ibiro bidashyitse abibwira abanyarwanda wumvishe niwe muntu atari ibihe bya Izayi asanga nibishyitse abibwira abanyarwanda wumvishe uyu munsi hano turi mu ngaruka z'ubuhanuzi bwa nibishaka Theogene kuri Izayi wumvishe iyo tuza kuba twarabifashe hano tukabisengera uyu munsi hano n'itorero bari amahoro Izayi yaza kubyemera nk'ibihari wumvishe yari guca bugufi agashyira ibintu ku murongo ndetse agahamagara n'abahanuzi bagasenga Imana wumvishe nimvuga nibishaka njye uriya mugabo ntabwo nziranye nabo wumvishe nta na gahunda njyana nabo urumva ariko ndi umwe mu bantu bakurikiranye ubuhanuzi sibyo nubwo hari ibintu yagiye ahanura bikaba ibibazo bikarengera bigasa nkaho byari rwasereye sibyo ariko n'undi ntabwo Imana yari yamutumye ngo azemere wumvishe niwe iki kintu abanyarwanda bambaye nibabwire bacyumva sibyo kuko nishaka mu bamufata nk'inzererezi nk'imbobo nk'umuntu udashobotse muri iyi minsi sibyo ariko ndajya mbwira abanyarwanda ko Imana yamuhaye nk'urwembe ku bakozi b'Imana rwogosha uti ndavuze ngo nibishaka Imana yamutanze nk'urwembe rwogosha abakozi b'Imana wumvishe uyu munsi wa none umuntu wese yatunze urutoki wumvishe bagati uyu iravuze ngo arya ari mengese wumvishe uyu nguyu iravuze ngo reka nkubwire Pascal nimba nawe yararugutunze wumvishe ndagira ngo ujye kumusaba imbabazi wumvishe kuko niwe munzani wonyine wumvishe
iyi mihanda ya YouTube sibyo yaje abakozi b'Imana benshi ibi mvuga sinirengagije yuko yagiye atukana ibitotsi biremereye sibyo ku buryo n'ibyo bizanye hano kuri iyi mihanda byabyara inkuru ubwabyo ibitotsi yatukanye kuri ino mihanda byabyara inkuru pe sibyo ariko niwe muhanuzi wumvishe Imana yahamagaye mu buhanuzi bumeze nk'ubwa Mikaya yenda abantu bafata nk'indamu uvuze kuri icyo cy'ibitutsi burya kugira ngo umuntu agusubiza bitewe n'uburyo umubajije ashobora kuba ubundi iyo wamenyekanye icyo ukoze kimenyekana kugeza aho wamenyekanye burya nawe aratuka aba yatutse nyine uwo yatse ugira ngo muramworohera ntabwo mumworohera sibyo n'itoro ntabwo rimworohera kuko abanyetoro nibo babanje kumwita ingege mwumvishe nibyo ndimo ndakubwira rero sasa sibyo abantu bihangane kuba mwoje ibya Izayi n'uyu muhanuzi sibyo iyo umuntu ari mu muhamagaro ejo ni nubwo yavuze ngo amavuta ngo yamurushije imbaraga ririya jambo ryari rikomeye kujijisha wumvishe wowe wivuga ngo nukujijisha ariko sibyo ahubwo nukabona ko mugiye kumufungisha akaza agasaba imbabazi kuko uburoko buraryana n'umuhanuzi ndumva ni ari Yeremiya yabwiye Imana ati hari ahantu rero nawe yageze muri gereza ngo ahantu bamenaga ibicogororo niba bari bamushyize agati Imana nawe ahantu nkurikije uburibwe buhari ntawe ujya ushukana wumvise ati nawe waranshutse ariko yari yavuze ibyaha mubwiye ariko yarebye nk'umuntu ati buriye mbyibura simba ndahangaha sibyo ibyo nibishaka narahagera agasanga mugiye kumusubizamo yakibuka ibyo yabonyemo ati mupfe kumbabara mwumvishe ariko nyine nawe ni umuntu nyine amavuta amurusha imbaraga sibyo biragoye kubyimba amazina akomeye nk'abayizaye mwumvishe icyo gihe urumva amavuta aba yazamutse mu rundi rwego sibyo ariko se ko nta musinzi urasinda avuga Izayi mwumvishe ko nta wundi musinzi urasinda avuga umushumba mwumvishe ninde watinyuka uw'Imana asutseho amavuta uw'Imana itamusutseho amavuta ushatse kuvuga ko bose bimitswe oya abatinywa n'abarozi mwumvishe kuki bumva yuko abahanuzi abisa abahanuzi ari babatinya yenda nituza kuza kuganira byinshi kugira ngo tutaza kugora ababyumva n'ababireba uyu munsi wa none ubona iherezo ry'umurimo w'Imana ari irihe iherezo ry'umurimo w'Imana hari ibigiye kuzimira hari ibigiye kuzimira burundu ibyo twari tuzi twari twaranamenyereye turabibuze abo twari tuzi nk'ibikomerezwa turababuze abo twakikaga ko ari bazatwambutsa ikiraro nabo imbere yacu ntabahari sibyo bivuze ngo Imana igiye gutangira umurimo mushya igiye gutangiza umurimo mushya ubu ngubu ibibaye mu Rwanda ni nk'ibyabaye ku isi ubwo Imana yarimburaga isi igasigaza Nowa n'umuryango we ubu hari Nowa Imana yateguye uje gucungura umurimo uravuze uti ibi bigiye kurangira dutangira ibindi bundi bushya kandi abakozi bahari urimo urabifatira ku gahanga uvuga ati ibyo bakora n'ibyo bakoze bigaragaza ko mu by'ukuri badashoboye ni bande bagiye kwicazwa ni bande bagiye guhagurutswa ko mujya mutubwira ngo Imana ikenyeruza abami igakenyeza abandi ahasigaye tugana ku musozo hari abashyizwe inyuma y'itorero sibyo Imana igiye kugarura mu itorero ikabaha icyubahiro hari n'abashyizwe mu itorero mwumvishe mvuze abashyizwe mu itorero batara bo mu bacu Imana igiye gukura mu itorero kandi bo ntizabana amahirwe yo kwihana baravamo kugwa kwabo kuramira nk'ukwa cya igiti cyatemwe ntibagisudira ngo bacyegure bongere bagishinge ku gishyitsi cyacyo ngo bakidode kwa muganga ngo cyongere kibeho iyo gitemwe kiba cyatemwe atigeza ko gishibuka cyaba ari gishibuka kigashibuka cyangwa kidashibuka bikabirarangira iyi biti rero ntabwo bizashibuka sibyo Imana ihagurukije abahanuzi uranyumva neza bagiye guhanura ibiku by'inshuro 100 ibyahanwa ndavuze ngo nubwo leta imiravuga ngo ubuhanuzi buremereye bukanganye ngo wapi sibyo
Imana igiye guhanura abahanuzi bazahanura bakanabipfira, sibyo? Aba bakozi bitwaga karabima bari mu itorero, bagiye gusanga abahanuzi bashyizwe hanze y'itorero mu ngo zabo, bajya bakambakamba ati wadusengeye muntu w'Imana. Nkande wowe ibyo uvuga sinzi niba ari byo werekwa cyangwa niba ari mu bidarubindi binini, urabona bazitabaza nkande, ni nkande muhanuzi uhagaze neza bashobora kuzitabaza nimba wareretswe cyangwa yenda ukaba ari isesengura ryawe? Bo nta muhanuzi nshaka gushimisha, sibyo? Kuko abashyizwe hanze muri Kigali bashaka kuba ari bakeya kubashyizwe hanze wenda mu burengerazuba, sibyo? Hari abahanuzi bashyizwe hanze y'itorero bitewe n'ubuhanuzi bwabo, bagiye bahanura abashumba babo batashakaga, bari hanze bakomeje umurimo w'Imana, sibyo? Pascal, ndabizi nawe uri umuhanuzi, ndimo umwuka w'Imana, Imana itaramenya, sibyo? Kandi nzaguma umwuka w'Imana kugeza mpfuye, nta mwana w'umuntu uzawunkuramo. Ndi umukristo ujya mu ijuru, sibyo? Inzira yo kurimbuka sinzayica, umvishe? Ngenda vuze ngabona abapasiteri n'abashumba bagiye kugenda bakambakamba, basanga abahanuzi, basanga abakozi b'Imana muri twa twumba bajyaga birukankana n'abantu basohora abantu, bigo ngo gusenya mu byumba n'ibyemewe, ngo mu butayo n'ibyemewe. Bagiye gufata telefone bahamagara umukozi w'Imana Pascal ati mutumishi wa Mungu, wamfashije tugasenga Imana ko byandenze. Tugiye kubona abahanuzi abapasiteri bajya handi yitwaga nko mu mbuga, umvishe? Aya matora yagiye mu buhungiro, sibyo? Ndagira ngo mbwire RGB igira ikintu ifasha abanyarwanda dusoza. Yarwanyije akajagari ariko yateje kandi kajagari, sinzi niba ibintu byumvishe. Ndakumva. Uyu munsi wa none nimba nk'itorero, wenda tuvuge urugero nk'itorero rya Gasave, sibyo? Paruwasi Gasave irimo irahurirwaho n'amatorero nk'atanu, umvishe? Kandi nabyo ntibyemewe, umvishe? Ni ukuvuga insengero zose zafunzwe zo muri paruwasi ya Gasave zagiye gusengera Gasave, nabyo ntibyemewe. Kandi buri rusengero rufite iteraniro ryabo, uranyumva neza? Yo mpamvu mubwira ngo bwabushike mu rusengero ntago ba RGB yavuga baje bwo yarabwongereye, nidufashe, sibyo? Izikingure nimba ari n'inkunga bashyire ikigega gitera inkunga amatorero, sibyo? Birabasabaga kuko amatorero yarabibuze. Pasika yumva neza, amatorero yabuze ibyo ba RGB yabasabye, ariko si by'Imana basaba byo bari babifite, ntabyo, umvishe? Nibyo rero ubwo byahuye, ubwo nta nubwo azakinguka, kuko niba udahagarariwe n'Imana, ntuhagararirwe n'ubwenge bwawe, ntuhagararirwe n'ubuyobozi bwawe, tayari umva nyine nako kabuhagarariwe n'ubwenge bwawe gusa. RGB kubera ubutegetsi bw'igihugu, umvishe? Kandi uberewe kubera abaturage, ndagira ngo mu rwego rwo guca akajagari, umvishe? Ergo ishobora no gushyira umurongo ati hariya muri akaritse twageze ka free zone, niho amaterano agiye kujya abera, umvishe? Igasaka nk'igisambu kimwe gakigira ka free zone, abantu bakajya bajya guteranira mu gisambu, umvishe? Bikarangira kugira ngo bose badicishike mu rusengero rumwe, amatora yose yafungiwe, ADPR yahurize hamwe, umvishe? Ugasanga urusengero rwabaye nk'inkambi, umvishe? Iteraniro rivamo ry'abantu miliyoni 2 akajyamo izindi 2 akajyamo izindi 2 akajyamo izindi 2, baraterana kuva saa 11 za mu gitondo bakageza izindi za nimugoroba, umvishe? Ngo nibwo rwemerewe gusengerwamo, umvishe? Ibi nabyo nakajagara. Ntacyo bitwaye, nose Kiliziya Gatolika nta gihe igira misa zirenga zingahe abantu bakubita bakuza, kwanza nabyo nta nicyo bitwaye. Intebe imwe ugasanga yicaweho n'abakristo barenga 6 mu iteraniro umunsi umwe, oya ibyo nabyo nakajagara. Nimutabare, umvishe? Nimba gahunda ari Uwiteka, nimureke Uwiteka bari uzabarwanirira. Reka ngusabe kugira ngo tugane ku musozo, nimba umurimo ari uw'Imana, nimureke Imana nayo niyo nyiri umurimo kandi izakora igikwiriye. Reka twisoreza abantu, urakoze cyane. Karibu rero n'isengesho, reka dusenga Imana. Ariko mbere yo gusenga ubanza utambutse nimero ya telefone uwakenera kugusobanuza
mu buryo burambuye cyangwa se wakenera gusengana nawe abe yakubona, unavuge ahandi abantu bashobora kugusanga nimba ufite YouTube channel ucishaho ibiganiro byawe, cyane ko numvise nawe ushobora kuba uri inzu y'ibitabo, ndagira ngo tuguhe umwanya ubitambutse. Nimero ya telefone 0788 71 68668. Amazina ni yayandi, ni Bishop Ntama kuri social media hose, ndetse na Korali TV. Iyo nayo n'indi channel ushobora gusanga ibiganiro cyane dukora hirya no hino mu Rwanda, uko umwuka dushoboje nuko ashoboje abanyarwanda bose, Imana ikaduhana umugisha. Tugiye gusenga Imana, ariko mbwira yuko abanyarwanda bose ni igihe Uwiteka agiye kubaka ihumure mu nsengero, ni igihe Uwiteka agiye kubaka insengero zimwubaha, ndetse ni igihe Uwiteka agiye gukoresha abakozi mutame. Turagushimye kuri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye, ukirwe hejuru icyo kibi cyawe. Dusengeye bose bakurikiye iki kiganiro ngo bahe umugisha, abarwayi bakize, abadafite ubushobozi bwo gukemura ibibazo bafite uyu munsi wa none ubibakemurire kuri Imana ibishoboye. Tuguhaye icyubahiro, uhimbazwe none n'iteka ryose. Abanyarwanda ndetse n'abandi bose mu rurimi rw'ikinyarwanda, Mana abo ushoboza bose turasenze ngo imbaraga zawe umwuka wera abane natwe none n'iteka ryose. Yesu mwiza, amen. Murakoze cyane bakunzi bacu rero ko mwahisemo kubana natwe. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe. Ibi ni ibitekerezo bya Bishop Ntama cyangwa se ubusesenguzi. Nawe waba ufite icyo wavuga cyangwa se icyo wakubakiraho cyangwa ukuri, waduhamagara kuri iyo nimero iri kuri screen zawe, tukaguha umwanya ukubaka ubwami bw'Imana. Murakoze cyane, shalom. Amen.